imodoka ipine y'imodoka iyo bayihaga bro bashyira kuri kompreseri. Uyu mwaka nje gushyira kuri kompreseri buri kipe yose ndajya nyihaga kuri kompreseri umwuka ku mwuka. Mumbwire Jangwani ariya ngo n'umuswahili baba reka mubwire mu Giswahili umwaka huyu alisema hii ni timu ya vitenge vitenge, ni timu ya wagombania goli. Tutamuonesha kazi ya wagombania goli ni kazi gani. Timu ya wagombania goli ni timu ya kushinda mache kwa mache. Because biwili Peace Cup championa bilikuwa hapa mikono yangu. Timu ya EPL iko na mafuta kwa mikono yako, kitumbua kinaenda zamani. Yeye alikuwa anajua basi kana mafuta mu ntoki ndazigagiye kera. Bavuje bagabinga bozibitero zabo byo ntibindeba. Uyu mwaka n'umwaka wo gufinisha ibikombe bibiri. Unshakaze muheke mu mugongo utabikeneye asigare ku rugo. Kuwa gatandatu ndabatumira saa 6 muzanyura y'Imuhanga Fred na Murayi Gahogo mbanze mbatemo ku gasambusa oji ibisigaye mu amajyepfo ntajya gubwa nabi ngenda himana Peace Cup champion ibyo bakoreye murabizi. Ndabateza undi munyarwanda nta nubwo bari gutsindwa n'umunyamahanga. Tangaza ubwo heruka ibutare wahavuye nabi ikizere none ufite ni iki? Abizi neza ko narayo nkataha bukeye ndagije match ya pe icyandaje nacyo kirwongere kundazayo ariko noneho nuwireba iby'abandi kubwawe ku munsi wa mbere wabashije gukubitwa. Ubu ngubu ikipe ya APRFC harimo ikinyuranyo cy'amanota 3. We nikiye kizere ufite yuko nkuko natangiye nkubitwa ni nako natangiye ngaje ariko nagira ngo nta mukino usa nundi utumwa abakinnyi banje buri mukino mufate nka final nta yandi magambo nge nka Fred na Murayi nisigirange nishyuya yanjye ntegesha yanjye turumvikana kwinjira nuko icyo mbasaba niki nibyishimo nanjye bansaba iki umwanya nayibutare wewe Jangwani funga mdomo kazi kamekwisha. Asante sana.